iteka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Reka tubasuhuze inshuti bakunzi muteze amatwi kandi tubahe ikaze muri uyu mwanya mwiza, umwanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Kuri uyu munsi rero akaba ari n'amashimwe akomeye cyane kuko ntabwo ndi hano jyenyine muri studio, ahubwo ndi kumwe n'umushumba Pasiteri guturuka muri Uganda kuva ku itorero Gospel Light Independent Baptist Church hariya i Kampala. Akaba rero ari umushumba wanjye, akaba agiye kutwibwira mu kanya ndetse agakomeza tugezaho ijambo ry'Imana. Mbere rero yuko dukomeza, reka tubanze dusenga Imana, hanyuma turi mwumve aratwibwira, hanyuma ari bunatugezeho ijambo ry'Imana arakomereza aho ngaho. Niyo mpamvu ntashaka gutwara umwanya na mutoya wari wo wose kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Ubwo rero ndakurarika ntuze rwose kujya kure. Reka rero dusenga Imana. Mana nziza, turagushimye kandi turaguhimbaje, tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye. Uyu mwanya tugiye kwiga ijambo ryawe, turakwinginze ngo ubane natwe, abari hirya no hino. Mwami, utegure imitima yacu kugira ngo tubashe kumva kandi twumvire icyo ijambo ryawe ritwigisha. Dusengeye umwigisha wacu, umwuzuza umwuka wera, imbaraga z'umwuka wera zimubeho, umwuzuza amagambo yawe, umugirire neza. Nukuri Mwami, ukorere muri we ibyo ushaka kudukorera, icyo ushaka kutubwira cyose ukinyuze muri we. Umugisha rero umwanya wose tugiye kumara twumva ijambo ryawe, yaba jyewe urimo gusemura ndetse n'umukozi wawe ugiye kutubwiriza, n'undi muntu uwo ari we wese uri gukora umurimo ujyanye no kugira ngo aya majwi abashe kugera aho ari kugera hose. Mwami, twese turakwinjiza ngo uduhe umugisha. Urakoze rero ko wumva gusenga kwacu kandi kugiye gukora ibirenze ibyo tugusabye, tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Pastor, you're welcome. Thank you. It's good to be here with you today. Ni byiza kubana namwe uyu munsi wa none. As you said, my name's Pastor James. Nkuko nabivuze amazina ni Pastor James. And I've been in Uganda now for 21 years. Akaba amaze imyaka 21 hari i Bugande. And I think this is either my 4th or 5th visit here to Rwanda. Kandi ndatekereza ko yari inshuro yanjye ya 4 cyangwa ya 5 nje mu Rwanda. I have some very good friends here and it's always a blessing to come. Mfite inshuti nziza cyane hano mu Rwanda, ubwo rero biba ari umugisha buri gihe cyose iyo mbonye amahirwe yo kuza. And Rwanda is a very beautiful country. U Rwanda ni igihugu cyiza cyane. And the people have always been very friendly and kind to us every time. Kandi abantu bo mu Rwanda buri gihe cyose baba ari beza, ari inshuti zacu banatwakira. As you mentioned, I'm also the founding pastor of Gospel Light Independent Baptist Church in Kampala. Kandi niwe washinze itorero ryitwa Gospel Light Independent Baptist Church hari i Kampala. And we're training men and women to serve the Lord through our Bible college there. Bari gutoza abakobwa ndetse n'abagabo hariya kuba abapasteri n'abandi bakozi b'Imana batandukanye. Bafite gahunda y'imyaka 4. And I think it's very important to train people very well in serving the Lord. Kandi nizera ko ari ikintu cy'igiciro cyane gutegura abantu bazakorera Imana. And especially to be faithful in whatever we do in our life. Ariko by'umwihariko kuba abizerwa mu byo dukora byose mu buzima bwacu. And so even this morning we want to look in the book of Titus. Yewe no muri iki gitondo turifuza kureba mu gitabo cya Tito. Titus chapter 2 and verse 7. Tito igice cya 2 umurongo wa 7. We'll begin by reading verses 7 and 8. Turi butangire dusoma umurongo wa 7 dusome n'uwa 8. In all things showing thyself a pattern of good works, showing uncorruptness, gravity, sincerity. Wiyerekane muri byose nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza, kandi mu iyigisha ryawe ugaragaza uko uboneye udapfa gutera waraza. Verse 8 says, sound speech that cannot be condemned, that he is the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you. Murongo wa 8,
n'ijambo ryawe ribe rizima ritariho umugayo, kugira ngo umuntu uri mu ruhande rw'ababisha amware atabonye ikibi yakuvuga. And so today I want to look at the fact that we ought to be faithful. Uyu munsi ndagira ngo turebe ku kuntu Bibiliya dusaba ko dukwiye kuba bizerwa. This is something very important in life. Iki ni ikintu cy'ingenzi mu buzima. Being faithful, kuba umwizerwa, being dependable, kuba umuntu abandi bashobora kubonaho iby'umumaro, and to have the right priorities in our life. N'ibindi bintu by'ingenzi mu buzima bwacu. Sometimes people are faithful but faithful to the wrong thing. Rimwe na rimwe abantu baba bizerwa ariko mu bintu bitari byo. Maybe you're faithful to yourself. Ukaba wenda uri umwizerwa kuri wowe ubwawe. Instead of being faithful to God. Aho kuba umwizerwa ku Mana. And we ought to be faithful to our work. Dukwiriye kuba bizerwa ku kazi kacu. But we also need to be faithful to our family. Yewe tukaba n'abizerwa mu muryango wacu. And sometimes life is very challenging. Kandi rimwe na rimwe ubuzima buragoye. Because we have so many responsibilities. Kuko rimwe na rimwe usanga dufite inshingano nyinshi. Work, family, akazi, umuryango, relationships with others. Amasano cyangwa ubucuti tugiye dufitanye n'abandi. And so sometimes in some areas we're not as faithful as we should be. Rimwe na rimwe ugasanga tutabaye abizerwa nk'uko byari bikwiriye. So we need to set priorities in our life. Dukwiriye rero gushyira ku murongo inshingano cyangwa se ibiri imbere mu buzima bwacu. And the number one priority we should have, kandi igisumba ibindi dukwiye kugira ku murongo wa mbere, is be faithful to God. ni ukuba abizerwa ku Mana. When God has first place in our life, ni Imana ikwiye kugira umwanya wa mbere mu buzima bwacu. then everything else comes into place. Noneho ibindi bikaza bikurikiraho. Back in the book of Titus chapter 2 and verse 1, tugarutse mu gitabo cya Tito igice cya 2 umurongo waho wa mbere, but speak thou the things which become sound doctrine. aravuga ngo ariko wehoho uvuge ibihuye n'inyigisho nzima. Now doctrine is speaking about the Bible. Hano inyigisho ushatse wavuga ngo iyi ni Bibiliya. And we need to be faithful to God's word. Dukwiye kuba bizerwa mu ijambo ry'Imana. To not be saying things that are not there. Ntituvuge ibintu bitari mu ijambo ry'Imana. But to be teaching people and telling others about what the Bible does say. Ahubwo tukabwira abantu kandi tukabigisha icyo Bibiliya ivuga. Verse 2 says that the aged men be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience. Umurongo wa 2, uhugura abasaza kugira ngo be gukunda ibisindisha, bitonde, badashayisha, babe bazima mu byo kwizera n'urukundo no kwihangana. Verse 3 says the aged women likewise, that they be in behaviors becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things. Umurongo wa 3 uravuga ngo n'abakecuru nuko ubabwire bifate nk'uko bikwiriye abera, batabeshyera abandi, badatwarwa umutima n'inzoga nyinshi, bigisha ibyiza. So being faithful to God, that's for both men and women. Kuba rero abizerwa bireba abagabo bikareba n'abadamu. And so we need to be faithful in our life to the Lord. Dukwiriye rero kuba abizerwa ku Mana yacu. We need to be faithful to church. Dukwiye no kuba abizerwa ku itorero. Recently someone was surprised as I talked to my oldest daughter. Mu buryo butunguranye mu gihe gito gishize umuntu yavuganye n'umukobwa wanjye w'imfura. My daughter's taking lessons for music. Umukobwa wanjye arimo kwiga ibijyanye n'umuziki. And I wanted her to go somewhere with them. Ubwo rero nashakaga yuko uwo muntu yajyana n'umukobwa wanjye To hear some musicians play. kugira ngo bagende batege amatwi abandi bacuranzi babigize umwuga bacuranga. Kandi hari ku cyumweru. My daughter told them I can't go. Umukobwa wanjye aramubwira ati ntabwo najyayo. And the people are saying, oh, but it's just one Sunday. Abantu bakamubwira bati ni icyumweru kimwe cyonyine. It doesn't matter if it's just one time. Ntabwo iyi nshuro imwe yonyine utagiye gusenga yabe ifite ikivuze. But see, this is not just something I talk about, it's something I practice and I teach my family. Iki rero ntabwo Bibiliya ntabwo ari ikintu mvuga cyangwa nigisha gusa, ahubwo ni ikintu mbwira n'umuryango wanjye. God should have first place in our life. Imana ikwiye kugira umwanya wa mbere mu buzima bwacu.
And as we come together on Sunday morning, is to remember the resurrection of our Lord Jesus Christ. iyo rero duteranye ku cyumweru tuba turi kwibuka kuzuka k'umwami wacu Yesu And Kristo, the Bible teaches us to be faithful to church, kandi Bibiliya itwigisha ko dukwiye kuba bizerwa ku itorero, to come and hear the preaching and teaching of God's word. kugira ngo tuze twumve ukwigishwa no kubwirizwa kw'ijambo ry'Imana. And so for some people it doesn't matter so much to them, Ku bantu bamwe rero nta kintu bibabwiye cyane, but it should make a difference in our life. ariko byari bikwiye kuba ibifite ikinyuranyo mu buzima bwacu. It's amazing how things happen many times. Biratangaje uko ibintu bimwe na bimwe biba You miss one rimwe na Sunday rimwe. here, Ugasiba iki another cyumweru, Sunday somewhere else. ukongera ugasiba ikindi cyumweru, Soon we missed half of church in the year. wajya kureba mu gihe cy'umwaka ugasanga inshuro nyinshi nizo utagiye mu materaniro. The Bible says, not forsaking the assembling of ourselves together, Ariko Bibiliya itubwira ko tudakwiye kwirengagiza guterana kwera as a manner of some is. nk'uko bamwe babigira. Yes, there are some people that way. Ni koko hari abantu bamwe bakora mbene ibyo, But every one of us must make our own choice. ariko twese, buri muntu wese ku giti cye yari akwiye gufata It umwanzuro. doesn't matter what others might do. Ntago icyo abandi bari gukora ari cyo gifite ishingiro, You must determine for yourself ahubwo wowe ukwiriye kureba neza ukifatira umwanzuro whether or not you'll be faithful to God. niba ukwiye kuba umwizerwa ku Mana cyangwa kutaba umwizerwa. Not just about coming to church, Atari ukuza ku rusengero gusa, but how we live our life. ahubwo n'ukuntu tubaho ubuzima bwacu. The Bible says we're to be an example of the believers. Bibiliya ivuga ko dukwiriye kubera urugero abandi bizera. What about our personal testimony? Ese ubuhamya bwacu umuntu ku giti cye bumeze gute? I visited here several times. Naje gusura u Rwanda inshuro Like I said, zitandukanye, I've lived in Uganda a long time. ndetse nk'uko nabibabwiye nabaye i Buganda igihe kinini, I've been to many different countries. nagiye mu bihugu byinshi bitandukanye. And one thing that I found Kimwe mu bintu nabonye is that many Christians are Christians on Sunday, ni uko abakristo benshi ni abakristo ku cyumweru gusa, but the rest of the week you wouldn't know they're a Christian. ariko indi minsi isigaye y'icyumweru ntiwamenya niba ari abakristo. They live like the world. Babaho nk'abantu b'abapagani b'isi, They lie. barabeshya, They do things they know they shouldn't do. bakora ibintu bazi neza ko batari bakwiye gukora. I had one person tell me, "Oh, but pastor, but it's business." Hari umuntu umwe wambwiye ngo yewe ngo iyi ni In business, business, it's okay to be different. ngo muri business ngo nta kibazo wakwitwara Now, I'm uko a ubonye. Christian 24 hours a day, 7 days a week. Oya, kuko ndi umukristo amasaha 24 iminsi 7 mu cyumweru. Being a Christian is not about going to church on Sunday morning. Kuba umukristo ntabwo ari ukujya mu rusengero ku cyumweru mu gitondo gusa, It's about living your life every day for Christ. ahubwo ni ukubaho ubwo buzima bwubahisha Kristo buri munsi w'icyumweru. Now, as we talk about be faithful to God, Tukivuga ku kuba abizerwa ku Mana, look back in verse 1 again of Titus chapter 2. ndagira ngo mumfashe twongere turebe muri Tito 2 umurongo wa mbere. But speak thou the things which become sound doctrine. Ariko wehoho uvuga ibihuye n'inyigisho nzima. That means go to the Bible. Ibyo bisobanuye ko buri gihe dukwiriye kujya muri Bibiliya Find out what God has said. tukareba icyo Imana yavuze. One of the most important things to do Kimwe mu bintu bifite umumaro by'ingirakamaro ukwiye is as gukora people are preaching and teaching, you follow along in your Bible. ni uko igihe abantu barimo kukubwiriza cyangwa bari kukwigisha iby'Imana, ukwiriye kuba ufite Bibiliya yawe ukagenda usoma ureba ko ari byo bavuga. Don't just accept the words of man, Ntukajye wemera amagambo y'umuntu gusa, accept the word of God. ahubwo jya wemera ijambo ry'Imana. And as you follow in the Bible, you see whether or not that is the word of man or the word of God. Kandi uko bavuga, uko basobanura, uko bagira gute, uzamenya niba bari kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa bari kuvuga ibyabo. Let me show you an example. Look in the book of Romans. Reka mbaho urugero, reka turebe mu gitabo cy'Abaroma. In the book of Romans chapter 3, Abaroma igice cya 3, here it tells us in verse 23. Bibiliya iratubwira ku murongo waho wa 23. Romans chapter 3 and verse 23. Abaroma 3 umurongo wa 23. For all have sinned and come short of the glory of God. Haravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. I think most people understand that. Abantu benshi icyo kintu But baragisobanukirwa. we've all done wrong.
twese twakoze ibibi. Just like if you break the law, there's punishment. Nk'uko rero umuntu iyo yishe itegeko hari igihano, If we break God's law, there's also a punishment. iyo wishe itegeko umenya ko hazabaho n'igihano. That is found in Romans chapter 6 and verse 23. Yewe ibyo tubisanga no mu Baroma igice cya 6 umurongo wa 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Now wages is talking about like a payment. Hano ibihembo ni nk'inyishu. Like if you work a job, they pay you your wages. Ni iyo ufite akazi ukora, iyo igihe kigeze cyo kuguhemba baguha umushahara wawe. So the wages of payment of sin is death. Rero ibihembo cyangwa se umushahara w'uko umuntu yakoze ibyaha ni urupfu. In Revelation it talks about death and hell. Mu byahishuwe Bibiliya ivuga ku rupfu mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, Gehinomu. So the punishment of sin is death. Igihembo rero cyangwa se igihano cy'ibyaha ni urupfu. There's a physical death which we all know about very much. Hari urupfu rw'umubiri, urungura abantu benshi bararuzi. When you die, you're separated from your body, Iyo umuntu rero apfuye abatandukanijwe n'umubiri we, from your friends, from your family, ubutandukanijwe n'inshuti zawe, ubutandukanijwe n'umuryango wawe, everything in this life. ndetse n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose muri ubu buzima. That is that physical death. Urwo ni rwo rupfu rw'umubiri. But the Bible talks about, look over in Revelation chapter 21 and verse 8. Ariko reka turebe mu byahishuwe igice cya 21 umurongo wa 8. The last book of the Bible here. Igitabo cya nyuma kiri muri Bibiliya. The book of Revelation. Igitabo cy'ibyahishuwe. Revelation chapter 21. Ibyahishuwe 21 and verse 8. umurongo waho wa 8. But the fearful and unbelieving, and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Now this is speaking of a second death. Aha rero ho hari kuvuga ku rupfu rwa kabiri. That is spiritual. Uru ni urupfu rwo mu buryo bw'umwuka. Physically we're separated from this world and everything in it. Mu buryo bw'umubiri iyo umuntu apfuye abatandukanijwe n'iyi si n'ibindi bintu byose biyirimo. But spiritual death we're separated from God. Ariko urupfu rwa kabiri ahangaha umuntu atandukanwa n'Imana. And notice some of these words, the fearful. Kandi reba neza aya magambo, abanyabwoba, unbelieving, people who don't believe in God. Abatizera, abantu batizera Imana. Murderers, people who kill other people. Abicanyi, abantu bica abandi. Whoremongers. Abarozi. Idolaters, people who worship false gods. Abasenga imana zipfuye z'ibishushanyo. So, but I'm not so bad. Wowe uravuga uti rero je ntago ndi umuntu mubi cyane, je nta muntu ndica, I believe in God. Je nizera n'Imana. But the next one says, and all liars. Ariko ijambo rikurikiraho riravuga ngo n'abanyabinyoma bose. Everyone has told a lie sometime in their life. Buri muntu wari we wese mu bari kwisi yavuze ikinyoma inshuro byiburi mwe ku buzima bwe. Ahari wenda warabikoze, ahari wenda igihe gishize kirekire warabikoze. But all of us have sinned. Ariko twese twakoze ibyaha. All of us have told at least a lie before. Twese wenda buri muntu yavuze ikinyoma kimwe. And sometimes you think, but I'm not so bad. Ariko rimwe na rimwe turatekereza ngo je sindi mubi cyane. But the thing we see here, ariko ibintu tubona hano, it doesn't matter how big ntago ibivuga ku bunini or how little you think your sin is. cyangwa se ku butoya icyaha cyawe cyaba ari cyo bwose. Nubwo waba waravuze ikinyoma gusa. It says shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Bibiliya iravuga ko umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Now in chapter 20 and verse 14 of the book of Revelation, yewe urebye hano mu byahishuwe igice cya 20 umurongo waho wa 14, it says, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Haravuga ngo urupfu n'ikuzimu bijugunwa muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku. Iyo nyanja niyo rupfu yaka umuriro, niyo rupfu rwa kabiri.
And whosoever is not found written in the book of life was cast into the lake of fire. 15 kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunwa muri iyo nyanja yaka umuriro. So back in the book of Romans chapter 6 and verse 23. Tugarutse rero mu Baroma igice cya 6 umurongo waho wa 23. We talk about for the wages of sin is death. Twavuze ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. We understand we're going to die physically. Turabisobanukirwa iyo tuvuze ku rupfu rw'umubiri. But also die spiritually. Ariko no gupfa ku buryo bw'umwuka. And we'll be separated from God forever. Icyo gihe dutandukanwa n'Imana by'iteka ryose. Now that's the payment, the punishment of sin. Icyo rero ni igihano cy'ibyaha. Now the wages of sin is what? Ese noneho ibihembo by'ibyaha ni iki? Death. Ni urupfu. You could even say death and hell, being separated from God. Ushobora no kuvuga uti ni urupfu muri Gehinomu, gutandukanwa n'Imana. So that is a payment that must be made. Niyo nyishyu umuntu agomba kwishyura. The payment that sin demands is death. Igihano icyaha gisaba ni urupfu. That does not say for the wages of sin is baptism. Ibyo rero ntago bivuze ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari umubatizo. It does not say the payment of sin is go to church. Ntago bivuze ngo ibihembo by'ibyaha nuko umuntu atangira akajya ku It does rusengero. not say the payment of sin is to change your life. Ntago bivuze ngo inyishyu y'ibyaha nuko uhindura ubuzima bwawe. For the wages of sin is death. Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. But verse 23 does not end there. Ariko umurongo wa 23 ntabwo ari aho ugarukira. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Avuga ngo ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. And look over to Romans chapter 5 verse 8. Urebye rero inyuma gato mu Baroma 5 umurongo wa 8. Just one chapter over, Romans chapter 5 verse 8. Abaroma 5 umurongo wa 8. But God commendeth his love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. Haravuga ngo ariko Imana yerekanye urukundo rwayo dukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. So the wages of sin is death, Ibihembo by'ibyaha ni urupfu, and Christ died for us. ariko Kristo yaradupfiriye. Look at verse 9. Umurongo wa 9 w'iki gice. Much more than being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. Uravuga ngo nkanswe none ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye ntituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana nawe. So it's through him, through Jesus Christ our Lord. Rero dukizwa binyuze mu mwami wacu Yesu Kristo. Through his death and shed blood, Binyuze mu rupfu rwe n'amaraso ye yamennye. we can have eternal life. Aho niho dushobora kugira ubugingo buhoraho. Wages of sin is death, Ibuka ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. and Christ died for us. Kandi Kristo yaradupfiriye. Now look over to Romans chapter 10. Reka turebe noneho mu Baroma igice cyaho cya We'll 10. start here in verse 9. Turi buhere hano ku murongo wa 9. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Aravuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzakizwa. Now remember, we're talking about sound doctrine here. Ibuka ko turi kuvuga ku nyigisho nzima. I'm sharing with you what the Bible teaches about salvation, how we can know that we're saved. Ubu ndi kubasangiza icyo Bibiliya yigisha ku kuntu umuntu ashobora And gukizwa. I'm not telling you Baptist doctrine or any other doctrine. Kandi sindi kubabwira hano doktrine z'ababatista cyangwa izirindi torero iryo ari ryo ryose. What some people call church doctrine. Hari icyo abantu bita ngo ni nyigisho cyangwa ni doktrine z'itorero. We're talking about Bible doctrine. Twebwe aha turimo kuvuga inyigisho za God Bibiliya. has said. Icyo Imana yavuze. Now, that thou shalt confess. Hano haravuga ngo niwatuza. People see that word confess. Iri jambo abantu bararyitegereza ngo niwatuza. Oh, yes, Pastor, I've confessed all my sin. Abantu bakambwira bati "Oh pastor, ngiye byabyanjye byose narabyatuye." You don't even know the sin you've done. Ariko ukuri nuko utazi n'umubare w'ibyaha wakoze. Even when you're young, you don't remember everything. N'igihe wari umwana ntago wibukaga ibintu byose. But you have to understand how sentence is used. Ariko ukwiye kureba neza uko iyi nteruro iri The gukoreshwa. words in the sentence here. Cyangwa ukareba amagambo yose ari muri iyi nteruro. This word confess. Iri jambo kwatura. What does that word mean?
ese koko risobanuye iki? Many times you say confess, people think negative. Iyo rimwe na rimwe uvuze ijambo kwatura abantu bumva ibintu biri negatifu. You have to confess all your sin. Kavuga bati aha ukwiye kuvuga ibyaha byawe byose. But if someone put a gift on my desk, ariko umuntu aramutse ashyize impano ku meza I yanjye didn't know who put it there. nkaba ntazi uwigeze I could go to ayihashyira, my office nshobora guhamagara abo ntekereza mu biro and byanjye say, which one of you gave me this gift? nkababaza nti ninde muri mwe wampaye iyi mpano? They look at me, they don't say anything. bakandeba ntibavuga ikintu I na can say, kimwe. confess now, which one of you gave me that gift? nkababwira nti rwose mwature mumbwire ninde wampaye iyi mpano? Confess can mean to admit or to acknowledge. kuko kwatura bishobora kuvuga kwemera cyangwa se kongera kumenya ko. If we say confess your sin, that means to confess what you've done wrong. iyo tuvuze kwatura ibyaha byawe bishobora kuvuga gusobanura kuvuga ibyo wakoze bitari byo. But look here in verse 9. ariko urebye hano mu murongo wa 9 That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus. aravuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami. Lord is a term of deity there. hano iri jambo umwami hari kuvuga ku bumana. You need to believe that Jesus is God. ukwiye kwizera ko Yesu ari Imana. Jesus is not just a good man. Yesu ntabwo yari umuntu mwiza He's gusa uraho, not just a prophet. ntabwo yari umuhanuzi gusa, He is God. ahubwo Yesu ni Imana. And so this is something you must acknowledge and admit, iki kintu rero ni ikintu ukwiye kumenya kandi ukacyizera that Jesus is God. ko Yesu ari Imana. If Jesus were just a man, iyo Yesu aza kuba ari umuntu gusa, then he would be a man in sin, yari kuba umuntu ukora icyaha and he could not pay for my sin. kandi ntiyari gushobora kwishyura ibyaha byanjye. But he is God. ariko Yesu ni He is Imana, perfect. aratunganye, And it says, and shalt believe in thine heart. akizera n'umutima we wose. Look down at verse 10. reba ku murongo wa 10. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. It doesn't say with the hands man worketh unto righteousness. ntago bivuze ngo ibiganza by'umuntu bigakora ibyo gukiranuka, It says with the heart man believeth unto righteousness. ahubwo Bibiliya iravuze ngo kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, And with the mouth confession is made unto salvation. kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Verse 13 says, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. umurongo wa 13 turavuga ngo kuko umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa. I've been amazed over the years. nagiye ntangara cyane imyaka myinshi ishize, I've spoken to thousands and thousands of people. navuganye n'abantu ibihumbi n'ibihumbi, And I asked them, are you saved? nkababaza nti ese murakijijwe? Many times, oh, praise God. abantu akenshi bakambwira ngo Imana ishimwe And I cyane. say, so you're saved? Oh, yes. nkamubaza ese urakijijwe? ati yego rwose. How did you get saved? nkabaza ni ese wakijijwe ute? Oh, me, I was baptized. agahita ambwira ati jyewe rero ukuntu nakijijwe narabatijwe. I'm like, well, baptism is good, but that's not how the Bible says you get saved. nkamubwira nti umubatizo ni mwiza cyane, ariko Bibiliya ntabwo ariko yigisha ko umuntu arikizwa. So they say, okay, well, and they're thinking now, noneho agatangira gutekereza, well, I always go to church. arangiza akambwira ati uzi se jyewe buri gihe cyose njya ku rusengero. Church is good, but that's not what the Bible says. nkamubwira ni kujya ku rusengero ni ibintu byiza, ariko ntabwo icyo ari cyo Bibiliya yigisha. But I give money to the church, I give to the poor. akambwira ati ariko jyewe ntanga n'amaturo ku rusengero, mfasha n'abakene. Well, it's good to give, but that's not what the Bible says you must do to be saved. ni byiza gutanga rwose, ariko ntabwo Bibiliya yigisha ko icyo ari cyo umuntu asabwa gukora kugira ngo akizwe. These are adults and teenagers many times I'm speaking to. aba ni abantu bakuze n'urubyiruko inshuro nyinshi mba mvugana nabo. Some of these people have been going to church 20, 30 years or more. bano bantu ni abantu baba bamaze imyaka 20, 25, 30 bajya ku rusengero And they n'indi don't know how irenga, they got saved. noneho bakaba batazi uko bakijijwe. You should know how you got somewhere. ni koko wari ukwiye kumenya uko wageze ahantu If you runaka. ask me how I got here, I could tell you how I came to this place. uramutse umbajije ukuntu nageze hano, nakubwira neza ukuntu naje. So I'll ask these people, aba bantu rero nkababaza, has anyone ever shown you from the Bible ese hari umuntu wigeze akwereka muri Bibiliya what the Bible says we must do to be saved? ngo akwereke icyo Bibiliya ivuga dukwiriye gukora kugira ngo dukizwe? And the answer is no.
hanyuma bakambwira bati They've oya, gone to church, bajya ku rusengero, they've listened to people, bateze amatwi abantu but benshi, they've never seen in the Bible ariko ntibigeze babona muri Bibiliya what God has said you must do to be saved. icyo Imana yavuze umuntu akwiye gukora kugira ngo akizwe. I'm a pastor, but I cannot save you. Ndi umushumba ariko I sinagucungura, cannot pray for you to become saved. yewe nta nubwo nagusengera isengesho rikomeye ryaguha agakiza. You're not going to stand before me one day or any other pastor or religion Nta nubwo umunsi umwe uzahagarara imbere yanjye cyangwa ngo uhagarare imbere y'itorero iryo ari ryo ryose ujye gucirwa You're urubanza, going to stand before God. ahubwo uzahagarara imbere y'Imana, And God is going to judge you according to His word, kandi Imana izagucira urubanza hashingiwe ku ijambo ryayo, to Bible doctrine. hashingiwe ku nyigisho nzima za Bibiliya. Doctrine just means the teachings of the Bible. Doctrine bisobanuye inyigisho za Bibiliya. When we talk about Bible doctrine, we talk about the teachings in the Bible. Iyo tuvuze inyigisho za Bibiliya, iyo tuvuze doctrine za Bibiliya, tuba tuvuze inyigisho za Bibiliya. So this is what we call sound doctrine. Ibi rero nibyo twita inyigisho nzima. We've gone verse by verse. Twagiye dusoma umurongo ku I've murongo, shown you the different things in the Bible. nakweretse ibintu bigiye bitandukanye muri But Bibiliya, now it's your choice ariko noneho ubu uguhitamo n'ukwawe, as to whether to accept Bible doctrine niba uri bwemere inyigisho za Bibiliya or to take man's word or church doctrine. cyangwa se uri bukomeze ukizirika ku nyigisho z'umuntu ku giti cye cyangwa ku nyigisho z'idini. When I was 10 years old, Igihe nari mfite imyaka 10, I accepted Jesus Christ as my personal Savior. nakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo My bwanjye. father showed me these same verses in the Bible that I've shown you. Papa wanjye wo mu buryo bw'umubiri yanyeretse anansobanurira imirongo maze I didn't kubereka. know what all to say or what all to do. I understood what he said. Ntabwo nari nzi icyo navuga kindi cyangwa icyo nakora, gusa ibyo yari avuze nari nabisobanukiwe. My dad asked me, "Do you want to get saved?" Papa arambaza ati, ese urashaka gukizwa? And I said, "Yes, I do." Ndamubwira nti rwose n'ukuri ndashaka And he said gukizwa. I could pray on my own or he could help me to pray. Arambwira ati rero ushobora gusenga ku giti cyawe cyangwa se nshobora kugufasha, It's not some magic prayer or magic words. ariko umenye neza yuko nta sengesho ry'ubumaji cyangwa se amagambo y'ubumaji. It's not say these words and you go to heaven. Ntabwo ari ukuvuga ngo vuga aya magambo gusa noneho uba uzajya mu ijuru. Praying for you, Ntabwo ari ukuvuga ngo reka jyewe ngusengere uzajye mu but ijuru, you having that faith in your heart. ahubwo wowe ufite kwizera mu mutima wawe. It's about you understanding Ni ukubwawe kuba usobanukiwe that Jesus Christ died for you on the cross. ko Yesu Kristo yagupfiriye ku musaraba, And it's only because of him kandi ni kubwe wenyine that you can be saved. ushobora gukizwa. It's not through baptism, Ntabwo ukizwa binyuze mu through good mubatizo works. cyangwa mu mirimo myiza. Ephesians 2:8 and 9 Abefeso 2:8-9 says, "For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is a gift of God, not of works, lest any man should boast." aravuga ngo mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. 9, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wese wirarira. So that day I bowed my head Uwo munsi rero nubika umutwe wanjye, and I asked Jesus Christ to come into my heart to save me. nsaba Yesu kuza mu mutima wanjye kandi musaba kunkiza. I'd like to share with you how I did that. Numvise nabasangiza uko nakoze icyo kintu, If you're not saved, kugira ngo niba utarakizwa you can ask Jesus Christ to come into your heart right now to save you. aka kanya usabe Yesu aze mu mutima wawe agukize. That day I bowed my head Uwo munsi nubitse umutwe wanjye and I prayed. ndasenga, And I said, "Dear Jesus, ndavuga nti mukunzi Yesu, I understand I'm a sinner. nsobanukiwe neza yuko ndi umunyabyaha, Please forgive me. ndakwinginze mbabarira, Come into my heart uze mu mutima wanjye and save me. maze unkize. I'm trusting only in you Ndimo ndakwizera wowe ubwawe wenyine to take me to heaven. kugira ngo uzanjyane mu ijuru. Thank you for saving. Urakoze kubwo kuncungura, In Jesus' name, mu izina rya Yesu Kristo, amen." amen. That's the prayer I prayed when I got saved. Iryo ni ryo sengesho nasenze igihe nakizwaga, And I pray that maybe someone out there this morning also prayed and trusted Christ as their Savior. kandi ndasenga ngo niba hari umuntu uduteze amatwi uri hirya iriya uyu munsi yizere Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Romans 10:13. Abaroma 10:13, For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.
haravuga ngo kuko umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa. I've shared this with you because this first point, be faithful to God. Kandi ibi mbibasangije kuko hari ibintu nababwiye mbere. Ingingo ya mbere yavugaga ngo ubu umwizerwa ku Mana. If you're not saved, you can't be faithful to God. Niba udakijijwe ntushobora kwigera ubu umwizera ku Mana. Dead in your trespasses and sin. Uracyari umuntu upfuye mu byaha bye no mu bibazo bye. The first thing to be faithful to God is to be saved. Icya kabiri kugira ngo umuntu abe umwizerwa ku Mana nuko akwiye kuba akijijwe. And then because you're saved, you should serve him. Kandi kuko ukijijwe ukwiriye kumukorera. We don't serve him to become saved. Ntabwo dukorera Imana kugira ngo dukizwe. We serve him because we are saved. Dukorera Imana kubera yuko twakijijwe. So my first priority should be to God. Ubwo rero intego ya mbere cyangwa se ikintu gisumba ibindi mu buzima bwanjye gikwiriye kuba faithful to God. Umwizerwa ku Mana. My second priority to be faithful to my family. Indi nshingano yanjye ikomeye iruta izindi kwiriye kuba kukwita ku muryango wanjye. In Titus chapter 2 and verse 4. Muri Tito 2 umurongo wa 4. Back to the book of Titus chapter 2 and verse 4. Tugarutse mu gitabo cya Tito igice cya 2 umurongo wa 4. It says that they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children. Haravuga ngo n'abakecuru nuko ubwire nk'uko bikwiriye abera batabeshyera abandi badatwarwa umutima n'inzoga nyinshi bigisha ibyiza. Verse 6 says young men likewise exhort to be sober minded. Umurongo wa 6 turavuga ngo n'abasore nuko ubahugure kudashayisha. In my life, mudamu we, God has first place. Imana ifite umwanya wa mbere. And to love him above all others. Akwiye gukunda Imana kurenza abo mu muryango we. The second is my family. Ariko ku mwanya wa kabiri hari umuryango we. In my family, my wife has that first place. Kandi mu muryango wanjye umudamu wanjye afite umwanya wa mbere. And I believe I have first place in her life after God. Kandi ndizera ko nanjye mfite umwanya wa mbere ariko ndi wa kabiri nkurikiye Imana. It's not God then children, it's God then your spouse, your husband or your wife. Ntabwo ukwiye kubivanga. Uko ukwiye gupanga ibintu nuko Imana ikwiye kuza ku mwanya wa mbere, umwanya wa kabiri ukaba ari uwo mwashakanye. And we need to be faithful to one another in our home. Kandi dukwiye kuba bizerwa umwe ku wundi mu miryango yacu. To be a godly example in the home. Tukaba urugero rwiza rwubahisha Imana mu miryango yacu. Sometimes men will get upset with their wife. Rimwe na rimwe abagabo barakarira abadamu babo. But let me ask you, men, do you love your wife as you should? Ariko reka nkubaze wa mugabo uteze amatwi radio, ese ukunda umudamu wawe nk'uko bikwiriye? Are you the type of example that you want to be to your wife? Ese uru rugero rwiza wari ukwiriye kuba rwo ku mudamu wawe? It's amazing in church many times the ladies do most of the work. Biratangaje kuko abadamu rimwe na rimwe usanga aribo bakora akazi kenshi. Many times the ladies are more faithful to God. Rimwe na rimwe usanga abadamu aribo abizerwa ku Mana kuruta abagabo. But men, you also should be faithful. Ariko n'abagabo bakwiriye kuba bizerwa. To be that example of godliness in your home. Kugira ngo ube urwo rugero rwizi wawe mu rugo. And for the wife also to be faithful to her husband. Yewe n'umugabo n'umugore kubaha no kugandukira umugabo we no kumukunda. But the Bible says that men should love their wife the way Christ loved the church and gave himself for it. Ariko Bibiliya ivuga ko umugabo akwiriye gukunda umugore we nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. And so if we have that proper love and that proper faithfulness to family. Rero dukwiye kugira urwo rukundo rukwiriye n'urwo kubaha gutunganye ku muryango wacu. That will be a help to you in your home, and it will be a blessing in your family, and your family will be doing what's good. Ibyo bizagufasha mu muryango wawe kandi binafasha umuryango wawe gukora ibikwiriye bitunganye. So be faithful to God. Bumwizerwa ku Mana. Be faithful to your family. Bumwizerwa ku muryango wawe. And the last thing is be faithful to your community. Kandi cya kabiri ubumwizerwa muri sosiyete ubamo. Community is very important. Sosiyete ubamo ni y'ingenzi cyane. Your neighbors, your friends and others. Umuturanyi wawe, inshuti zawe ndetse n'abandi. And this goes back to our text verses here.
kandi ibi ngibi biranatugarura kuri wa murongo wacu twasomye nyirizina In Titus chapter 2 verses 7 and 8. hano muri Tito igice cya 2 umurongo wa 8 n'uwa 9. In all things showing thyself a pattern of good works, n'ijambo ryawe ribe rizima ritariho umugayo, doing what's right, ukora ibikwiriye, helping others, ufasha abandi, in doctrine showing uncorruptness, gravity, sincerity, werekana ukumaramaza n'ubushishozi. As a pastor and even as Christians, every one of us should be faithful in how we present the word of God to others. Nk'abashumba ndetse by'umwihariko nk'abakristo bose dukwiriye kwitondera cyane uko tubwira abandi ijambo ry'Imana. And so are we being faithful to our community, to others? Ubwo rero dukwiriye kuba abizerwa muri sosiyete tubamo. Others will judge us as to whether or not they think we're faithful to God. Abandi bazaducira urubanza bashingiye ku kuba cyangwa kuba tutari abizerwa ku Mana, By how they see us living our life. babirebeye ku buryo tubaho ubuzima bwacu. And so we need to be a testimony. Ubwo rero dukwiriye kuba ubuhamya. The Bible says, let your light so shine before men, Bibiliya iravuga ngo reka umucyo wawe umurikire imbere y'abantu, that they may see your good works kugira ngo babone imirimo yawe myiza, and glorify your Father which is in heaven. maze bahimbaze So wo mu ijuru. And so in all that we do, Mu byo dukora byose rero, not just on Sunday morning, atari ku cyumweru mu gitondo gusa, every day, ahubwo buri munsi we're to live that faithful life, dukwiriye kubaho ubwo buzima bwo kuba bizerwa, to be faithful to God, tukaba bizerwa ku Mana, to be faithful to our family, tukaba bizerwa ku muryango to wacu, be faithful to others, tukaba bizerwa ku bandi bantu, to our community. ndetse no mu muryango cyangwa muri sosiyete tubamo. Someone once said, to have true joy, Hari umuntu wavuze ngo jyewe ubu mfite umunezero nyawo, you must have proper order in your life. ukwiriye kugira rero gahunda mu buzima And bwawe. they took that word joy, J-O-Y, Kandi urumva bifashe iryo jambo umunezero. and they said it's a very easy way to remember how to be. Avuga rero ngo ni uburyo bumwe bwo kwibuka uwo uriwe. Jesus, others, you. Yesu, abandi, hanyuma wowe. Jesus has first place, Yesu akwiye kugira umwanya wa mbere mu then buzima bwawe, others, hagakurikiraho abandi, then you. noneho nawe ukaza kuba ku mwanya wa gatatu. You know, when you're good to others, they return that. Iyo uri umuntu mwiza ku bandi, nabo bagugarurira iyo neza. The Bible says we reap what you sow. Bibiliya ivuga yuko umuntu asarura ibyo abiba. So be faithful to God. Ubwo rero ba umwizerwa ku Mana, Be faithful in your home. uba umwizerwa mu muryango wawe. And by the way, at home is where we're truly revealed for who we are. Kandi ndagira ngo nkubwize ukuri yuko mu rugo iwacu ariho duhishurira umuntu turi we nyawe. And you're being an example for the husband and the wife, but be an example for your children as well. Ubwo rero ukwiriye kuba urugero rwiza ku mugabo wawe cyangwa ku mudamu wawe, yewe no ku bana. And so this is how we ought to live our life. Uko rero niko dukwiriye kubaho ubuzima This is bwacu. how we ought to be faithful. Uko niko dukwiriye kuba bizerwa. And especially let me encourage you. Kandi by'umwihariko reka ngushishikarize kino kintu. If you've never trusted Christ as your personal Savior, Niba utarigeze wizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, do that today. ndakwinginze ibyo bintu bikora uyu munsi wa none. Make sure you follow what the Bible teaches. Reba neza ko uri gukurikira ibyo Bibiliya When you yigisha. go to church, Nujya mu rusengero, bring your Bible. ujye ujyana Bibiliya yawe, Follow along. ujye ukurikira ibyanditswe uko barimo kwigisha, So that you can make sure you're following the teachings of God's Word. kugira ngo umenye neza niba uri gukurikira ijambo ry'Imana ibyo ryigisha. It's been a blessing being here with you today. Byari umugisha kubana namwe uyu munsi wa none, It's my prayer I can come back again to be with you sometime in the future. kandi ndasenga Imana ngo izamfashe nongere ngaruke mbane namwe. And I want to thank Pastor Sadok Kandi ndagira ngo nshimire Pastor Sadok for his faithfulness in his life, kubwo kuba umwizerwa mu buzima bwe, and to encourage each of you to continue listening to the program. kandi nkagira ngo mbashishikarize gukomeza gukurikira Because I ibi know, biganiro, that he'll keep you teaching you the Word of God. kuko ndabizi neza ko azakomeza kubigisha ijambo ry'Imana, Not his opinion or what he thinks, atari ibitekerezo bye cyangwa ibimurimo, but he'll share with you the truth of God's Word. ahubwo azababwira ukuri kw'ijambo ry'Imana. Pastor arakoze cyane. Thank you very much. Imana rero imuha umugisha, kandi ndumva nawe waguwe neza, wumvise
uko ushobora gukurikira inyigisho nzima nuko waguma mu ijambo ry'Imana. Ushobora rero kuba udukurikiye ariko ukaba uvuga uti jyewe ndafite ikibazo cyangwa se icyifuzo, ndumva nshaka kubavugisha. Waduhamagara rwose, waduhamagara kuri 07 83 00 16 46 07 83 00 16 46. Umwanya rero twari dufite hano urarangiye, ariko ndagira ngo dusenge Imana, hanyuma nkwinginge cyane kugira ngo ukunde inyigisho nzima. Ukunde inyigisho nzima, kuko inyigisho nzima ni ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ni Imana ibiri kuvuga, ikubwira icyo ishaka ko wakora mu buryo bwinshi. Hari icyo umukozi w'Imana yatubwiyeho kijyanye n'uko umuntu yavuka ubwa kabiri, kijyanye n'uko umuntu yakizwa. Icyo ni ikintu cy'ingenzi mu buzima. Umuntu uwo ari we wese udashaka kujya gehinomu, udashaka kurimbuka, akwiriye kwibaza, ese koko izina ryanjye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese koko impanda ivuze nazamuka? Ese ndamutse mvuye muri uyu mubiri nditeguye koko najya mu ijuru? Icyo kintu wari ukwiriye kukibaza, kandi ndizera ko uri umunyabwenge bihagije kugira ngo ubuzi neza ko Imana itabeshya. Aya magambo yavuye mu kanwa k'Imana. Umugabane w'abatizera ni mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Umugabane w'ababeshyi ni mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Umugabane w'abanyabyaha ni mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Ntabwo wari ukwiye kujyayo, kuko Bibiliya irambwira ngo uwizera wese icyo Imana yakoze ntabwo arimbuka, ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Icyama rero uyu munsi nawe ugafata uwo mwanzuro uruta iyindi wo kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Mana nziza, reka tugushime kandi tuguhimbaze, tugushimire ineza yawe, by'umwihariko tugushimire ijambo ryawe, ijambo ryawe washyize ku mugaragu wawe Pastor James Pridgen. Mwami, umuhe umugisha mu kwitanga kwe, haba mu gufata urugendo akaza, ndetse no mu gusiga imirimo yagombaga gukora, yewe no gusiga umuryango we. Mwami, ukaba wemeye ko tubana nawe akatwigisha ijambo ryawe. Umuhe umugisha utagabanije, kandi ijambo ryawe atubwiye ndakwinginze ngo uryandike ku mitima yacu, maze buri wese uteze amatwi y'iradiyo yisuzume, arebe niba yarabyawe ubwa kabiri, arebe niba hari umunsi yibuka yicaranye n'umuntu cyangwa se bahagaze akamwereka Bibiliya ikivuga ku bijyanye no kubyarwa ubwa kabiri. Mana, uhe buri muntu wese ufite inzara n'inyota ugushaka guhagije ngo atere intambwe, maze abone ukuri kw'ijambo ryawe cyo kuvuga ku bijyanye no kubyarwa ubwa kabiri. Urakoze rero ko uri mwiza, kandi ko witeguye gukomeza kubana natwe. Urinde umugaragu wawe igihe ari bubasubira iwabo, kandi uzongere kumutugarurira amahoro. Tuzanezerwa kandi tuzagushima. Bane n'abera hose aho bari, kandi ijambo ryawe rikomeze kwamamara. Tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda, kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira. Niwaburira imbabazi ku bireba.